Duteraniye imbere yawe Bikira Mariya, duteraniye imbere yawe ngo dusingize yego yawe mawe, ukuboko kukariya yatuvanye ibuzimu ikadushira mu buzima buhoraho, maze tukaba bazima. Mawe mubyeyi izihirwe, himbazwa mawe singizwa, kuko wadukingurije ijuru igihe wemeye ibikomeye, wanga kudukomeretsa. Natwe mubyeyi twiyemeje kugomeraho ni wowe rurema Yesu umutoni. Nawe natwe tuzagutura ibisigo byiza byiza, tugusingize tudasarara, tugutake tudatubya, dutambe iteka waduteye isabuzirenge, namikazi utazamanwa icyaha. Abana bawe turagukeje, uraduhurira imigenzo myiza imwe yaranze ukubaho kwawe, kwisonga. Uyu muryango ufite umuryango warawuhawe, ntiwawuzimiza. Umubazeza no mu mahindu, umuryango inzara wabaye hafi, ukadusabira ukaturindira umutima. Tuzakura ubuziraherezo mubyeyi, wowe wasamanwe isuku, uradusiga isura yawe, dusigura ineza yawe, bityo tuzatahe mu rugo rwa data, aho tuzatura dutekanye. Watureze kibyeyi, udusabira umugisha ku Mana. Dushishira mu cyanzu cyawe, umwanzi ateye buri cyanzu, none harirwa ibisigizo mubyeyi. Kandi mawe turagusabye dutoze kuba ababyeyi nkawe, duhumeka ububyeyi bwawe, maze abadusanga bagubwe neza. Babonye urukundo wadukunze mubyeyi, dusize
tuzanire kugusingiza wowe Imana yise nyina. Amariza yawe hano mu Rwanda yafunguye no mu mahanga, turagusabye twigishe twigira n'ingendo, tugeze hose iyo nkuru nziza. N'abataremera tuzabafasha mubyeyi, turabishonje tuzaruhuka tugeze aho uri wawe.